uriya muhungu wanjye yifashe akiyemeza kiriya gitipe cy'igikobwa cyo kwa Gasore ngeza ko namuherayo muhakanira ngo ntazashake n'umukobwa wa Gasore fasha twebwe tujyane n'ibya kera abana biyubakira u Rwanda rw'ejo ibyo byose urabinyemeye ibyo ndabyemeshe nanjye nkace bugufi ahubwo guhera ubu umva urakaraho kanjye ahubwo reka tuzinduke tugende kwa Gasore kumusaba twari ndakumviye kuko navuze ko nzakumvira ibyo uzambwira byose nzaguterera tugende igihe kirahera twagiye igihugu tugende papa natwe ntabwo mudusiga mbega urutoki ngo rurasigamo imvune yewe uhandebeye ka gacuba nk'abasoma hora neza no kwa Gasore mwabazigaba aba bantu ko babonye bagira ubwoba baragarutse oya rwose wigira ariko mwana ko numvise umukecuru wawe ko numvise umukecuru wa muhanze wawe muragarutse kandi mugarutse kunsubira niba utegetse ndebera icyo nyokabaye bariya abantu byabo oya ndahari n'ababonye ubwoba bwanyishe oya sinifuza kongera kubabona ikibazo mfite ni uko nura muryango wo kwa Gasore oya ntegereje yakubuze kandi papa nta kintu ashobora kuvuga atakuboye numva icyo ashaka kumbwira ariko umuntu ashaka kongera kurebana n'umuryango wo kwa Gasore ariko ubundi ko mwumvise usohoka witonganya ni ihene zari ziciye ikiziriko cyangwa n'izo oya ngo yaragize ubwoba bari abanatwikira ubusa nzibagirwa imfura n'ubuheta bwanjye umuhungu wanjye n'umukobwa se twari dufite abana tuvukana bari bahari papa ndabona hari umumama n'umupapa n'abana twigana kandi tunicara ku ntebe ntabwo nzi ikibagenza ngo ujye kureba abantu ni bandera neza no kwa Gasore muraba neza urabona rwose ni uko nambaye ingofero ni ukuri ko Imana iba ari none se imyaka 30 utangerera mu rugo none urahageze ndakwinginze rwose ariko koko ngo Imana itahane iririrwa ahandi igatahirwa ubu koko urahageze basangana n'uyu munsi itahe wawe itahe wawe rwose ni ukuri nyuma y'imyaka 30 ndakwinginze rwose wowe n'umudamu wawe nimumfasha utaravuga amagambo menshi rero ubanza uca akabogi tube tuganira wimbwire waruhutse yego rwose rwose tutagiye muri menshi rwose Gasore wanjye rwose urabizi nazaga kunywa inzoga rwose ngewe nakubona inzoga ngahita nyiruka bitewe n'iki ngewe muri aka kanya twabajwe umunsi tujya mu nteko bakavuga ikintu bita isanamiti ngewe wanjye waramenetse kubera ikintu nagukoreye nyuma y'imyaka 30 ahubwo reka nkubwire ngewe nje gusaba imbabazi kubera ibyaha twagukoreye jye n'umugore wanjye rwose ndakwinginze kerezaho neza twebwe n'umugore wanjye uhereye kuri jye njye nakwica imfura yawe kubera nyizeza ko yakoresheje inka zabo zigasa neza njye nkiribamenye urabona nsaziye kwesuka rwose nakwinginze umbabarire rwose reka rwose gupfuka kunewe nyaboneka rufukamira umuntu hagaza reka agaciro na kirazira se oya rwose nyakubahwa wa mubyeyi we ntabwo wabyumva umutima wanjye warashengutse ubu rwose mbabarira rwose birambabaza rwose mfite kenshi buriya rero wa madamu we maze iminsi ijya mu kanama hariya hirya duhuriramo batwigisha iby'isanamiti uyu mugabo nawe twarahahurira bishoboka kuba nawe inkota y'ubupfura yamukurikiye yaba yamenye indangagaciro na kirazira birashoboka wa mugabo imyaka ishize ni myinshi imbabazi ndaziguhaye imbabazi ndaziguhaye ni ukuri kw'Imana njyewe barihuta rwose bihuta uyu munsi yewe mbonye bano bantu ntabwo twari tuzi ikibazo none twumvisemo ko bishe bakuru bacu gusaba imbabazi none rero mu gihe baje gusaba imbabazi
ikinangaje cyane kinambabaje nuko abana babo tunicarana ku ntebe tukiga mu ishuri rimwe ibyo bari baradukoreye burya niyo mpamvu wihereraga nkabona utuntu ugenda uganira na murumuna wawe museka mumwenyura n'icyo kiganiro yaragaye wabyumvise ko mwari mwarazitiye ariko guhera uyu munsi indangagaciro na kirazira rwose pe bitwubakemo iteka ryose dushyingirane ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda isoko iterambere. Ariko papa bose hari ahantu wasabye imbabazi byari bikomeye cyane ariko baje kwemera nyuma ariko uyu mukobwa w'inshuti yanjye naramubengutse pe yewe kamana nyagasani kumva uzana hasari sana nyoko rwose bakoze ariko ubona n'urushaje n'itero uri ku musore ubyumva ariko rwose genda bikwemereye kuri 30 inkoko rwose ndashaka umva nanjye nishimye cyane tekereza izo tariki nanjye nambitswe ishimwe ry'ababyeyi warakoze mubyeyi mwongera kubona nanjye ba mwana tukaramukanya tugahuza nta kibazo nari